Ndabaramutsa bene data, ndabaramutsa muri gitondo kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi ni Imana yawushyize ngo twishime tunezererwe kandi tunezererwe muri yo. Turashima Imana cyane tugeje muri aka kanya. Turashima Imana ko ari Imana nziza, Imana ikomeye, Imana y'igitangaza, Imana n'ukuri dufite imigambi myiza. Ngo ibyo yibwira kutugirira ni byiza ntabwo ari bibi. Haleluya. Muri ubwo burwayi wumva ufite mu mubiri wawe, muri ibyo bibazo uri gucamo, muri uko guhangayika wowe ufite, humura. Ibyo yibwira kukugirira ni byiza. Haleluya. Ibyo yibwira kungirira ni byiza. Icyo Imana ishaka rero bene data, nk'uko nkora mbivuga kandi birabivuga, tugomba kwizera uko byagenda kose. Haleluya. Tukizera Imana ku buryo nta yindi shuwa dufite. Nta yandi mahitamo dufite. Haleluya. Reka mbivuge gutyo. Haleluya. Burya hari ukuntu umuntu avuga ati ibi bidashoboka nzakora ibi. Aha nihataboneka inzira, nshobora no kwesera hano. Oya. Twebwe ni inzira imwe gusa dufite yo kwizera uyu mwami Kristo. Haleluya. Nta plabe ihari. Haleluya. Ntago hano kwa Yesu bitakunze ngo tujye ahangaho. Oya. Ni kwa Yesu gusa. Ni ukumwizera tukamwizera n'ubuzima bwacu bwose, n'abana twabyaye, n'imiryango dufite, n'akazi dufite, mu byo byose Imana yaduhaye tukayizera, n'ubugingo bwacu tukayizera. Haleluya. Haleluya. So nta kureba ku ruhande ngo nibidashoboka ahangaha ngo wenda nabigira gutya gusa. Oya, kuko muri Yesu birashoboka. Muri Yesu birashoboka bene data. Nibitashobokaga bidashobokeye abo bantu bandi cyangwa se iyo plabe uba ufite, oya, muri Yesu biraza bigashoboka. Haleluya. Niyo mpamvu muri aya masengesho bene data ndi gushishikariza buri muntu wese, buri wese ngo wizere kurusha uko wizeye. Ikintu uri gusengera ukizerere kurusha uko wakizereye. Ushobora kuba warasenze ukavuga ati Imana ko byanze se. Haleluya. Ko nasengeye no ndwara se ntikiri. Ko byagenze gute? Umva, iki gihe iyi sezo turimo cyangwa iki gihe turimo ni ikindi gihe. Haleluya. Ni ikindi gihe ko ibihe birarutanwa bene data. Ariko ko natwe tuba connect muri icyo gihe Imana idufitiyemo imigambi ishaka kudusubiza, ishaka guhindura ibintu ishaka guhindura ubuzima bwacu, ishaka guhindura ibyanze guhinduka mu buzima bwacu, ishaka kuduha indi direction, ishaka kuduha andi mahirwe, ishaka kuduha ubundi buzima, ishaka kuduha haleluya, haleluya, izindi ndoto, haleluya, ayandi mahishurirwa. Imana ishaka kutugeza aho ishaka kutugeza. Aya masengesho turimo rero wizere. Umva, wizere bya bintu ubona bidashoboka. Sibyo? Bidashobokera imitekerereze yawe, bidashobokerera abantu. Haleluya. Baba abaganga, yaba ari banke, yaba ari iki. Haleluya. Bidashoboka. Kuko Imana irashoboye yo. Muri ibyo bintu bidashoboka, ibyo bintu tubona bidashoboka, muri izo nzira tubona ko hatari inzira, Imana irashoboye kuzica inzira. Muri izo ndwara bavuga ngo ni indwara, ari indwara bavuga ngo ntizinakira ye. Ni indwara zidakira. Mu Mana izo ndwara zidakira ntabwo bibaho. Yo irabishoboye. Haleluya. So niyo Imana ndi kuvuga rero muri aya masengesho. Nanjye ubwanjye ndi kwizera kurusha uko nizeye. Kwizera ku rundi rwego. Naravuze n'umuntu udashoboye kwizera. Ndakwizera kubera ko nzi neza ko hari ibyo Imana ikora mu buzima bwacu. Kandi hari ibintu ugomba guhinduka. Hari ibintu ugomba gufunguka mu buzima bwacu. Hari igihe ugira ngo ijuru ryagufungiyeho. Haleluya. Ariko hari ibintu bigomba gufunguka mu buzima bwacu. Hari amasezerano yacu twicaranye igihe kirekire twanditse mu bitabo atarasohoza. Haleluya. Haleluya. Hari ijambo twakiriye ry'Uwiteka Imana kandi yavuze ngo irinde ijambo rya kugera risohoza ritarasohoza mu buzima, ariko birashoboka ko igihe ari iki ngiki. Haleluya. Binyibutsa umugabo Ezekiyeli ngo Imana yamutumyeho ngo agiye gupfa, ngo azinge ibye byose. Iryo jambo ryari rivuye kuri nde bene data? Ryari rivuye ku Uwiteka, rizanywe n'umuhanuzi. Araryumva aravuga ati zinga ibyawe kuko indwara urwaye ntikira. Ariko uyu mugabo ntago yakirira iryo jambo. Yaravuze ngo yaturunyivure, arasenga aravuga ati Imana, ngewe ndi umugaragu wawe, uribuka imirimo, uribuka, agenda yibutsa Imana imirimo ibyo yagiye ikora. Bivuze ko yanze urupfu. Nubwo Imana avuga ati igihe cyawe kirageze zinga, ngo shyira ibintu bya ku murongo, yarabyanze aravuga ati Imana,
ariko yaragenda arasenga. That's the power of prayer. niyo mpamvu ndi kuvuga bene data, harimo imbaraga mu gusenga, harimo impinduka mu gusenga. Hari urupfu nawe ushobora kuvanaho kubera ko wasenze, hari uburwayi ushobora kuvanaho kubera ko wasenze, hari imigambi ya satani igomba gusenyuka mu buzima bwawe kubera ko twasenze, hari ibintu bigomba kuza mu buzima bwawe byagombaga kuza kubera ko twasenze, hari n'ibigomba guhagarikwa mu buzima bwawe kubera ko twasenze. Bene data, niyo mpamvu kino gihe turimo, kino cyumweru, ni ukuri ukomeze usenge, ukomeze wizere, ukomeze wiyirize, ushyire ibiryo ku ruhande, uvuga uti Mana, ninjye nawe ndashaka impinduka. Buno bugomba maranye igihe, ndashaka impinduka. Buno bushomeri maranye igihe, ndashaka impinduka. Buno igihe maze nshaka umuntu twashakana urugo, Mana unzanire umuntu muzima, umuntu uvuye kuri wowe, ni ukuri iki icyo gihe. Ariko mukizera ngo tugomba kumenya iryo jambo twatangiriyeho ry'Abaheburayo 11:6, ngo umuntu wese uzi imbere y'Imana agomba kumenya ko ari Imana kandi ari Imana igororero. Iryo ni ryo jambo twatangiriyeho, niryo tugikomeza. Tugomba kumenya ko turi imbere y'Imana kandi kuko ari Imana kandi ari Imana igororera abayo. Haleluya. Ijambo shaka ko dusengeramo no muzi ni ijambo riva muri Yakobo 5, ni ijambo tuzi ry'umuhanuzi witwaga Eliya. Haleluya. Ariko biriya tubwira ngo muri ku murongo wa 17 ngo Eliya ari umuntu nkamwe, ngo Eliya ari umuntu nkatwe. Bivuze ko nimba yarasabye ngo imvura ntigwe, ijuru ngo rigafunga, ngo akongera agasaba imvura ngo igwe, imvura ngo ijuru rikagwisha imvura. Biriya shaka twumvise ko uyu mugabo yarameze nkatwe. Bivuze ko nimba hari ikintu nanze nshaka gufunga mu buzima bwanjye gishobora gufunga, ngo ibyo tuzafunga mu isi n'ijuru rizabyemera, kandi ibyo tuzafungura n'ijuru rizafungura. Ijambo rashaka ko dusengeramo rero ngo Eliya ari umuntu nkatwe, ngo arasubira imvura ngo ntigwe, ngo ntiyagwa. Ariko ndashaka ko dusenga mu ijambo mu murongo wa 18, mu murongo wa 18 ngo Eliya yarongera arasenga ngo ni ukwijuru rigusha imvura. Haleluya. Ngo ubutaka bumeze imyaka yabwo. Haleluya, haleluya. Ngo Eliya yongera arasenga. Natwe rero turi bamama bongeye gusenga, bongeye guhura turi gusenga, babagabo bari gusenga, basore bongeye gusenga. Haleluya. Ntabwo ariko tutasenze, turongeye tuje imbere y'Imana, tuzanye cya kibazo twatumaranye igihe, tuzanye bwa burwayi twatumaranye igihe, bya bintu byari byarafunze, turongeye turabize tuje kubyereka Imana. Haleluya. Ngo Eliya yarongera arasenga ngo maze ijuru haya rigusha imvura, ngo ubutaka bumeze imyaka yabwo. Tugiye gusenga muri aka kanya, ijuru natwe ridufungukire, rigusha imvura, rigusha imigisha, rigushe gukira, kwaguka. Umva icyo ijuru ridufitiye uyu munsi, icyo Uwiteka dufitiye, ni ukuri tukibone. Kandi ngo imvura ntabwo yaguye gusa ngo yaraguye, ngo imaze no kuba ngo ubutaka, mbega ibintu byari byarumye, ibintu byari byarananiranye, ubutaka butameraga imbuto, ngo ubutaka bumera imyaka yabwo. Haleluya. Ahantu hari hameze nk'amagufwa yumye. Haleluya. Ngo imvura yaraguye, ngo ayo magufwa arongera arasubirana. Ngo ahantu hari hameze nk'ahumye, kambabwiye nk'ubwo butaka muri finance yawe, muri famiye yawe, haleluya, mu bana bawe, mu byo wakoraga ntibigende, haleluya, haleluya, mu mubiri wawe naho hari hameze nk'ahumye, hakeneye ngo imvura igwe. Imvura ishobora kuba ari imvura y'amafaranga, imvura ishobora kuba ari imvura yo gukira iyo ndwara, imvura ishobora kuba ari imvura y'amahoro, imvura ishobora kuba ari imvura y'umunezero, biterwa n'icyo ukeneye muri aka kanya. Iyo mvura nawe uyita izina muri aka kanya, mu izina ry'Umwami Yesu, ngo ijuru rifunguke rigwishe iyo mvura, maze ngo iyo mvura ngo iguye, ngo ubutaka buramera, ngo bumeze imbuto zabyo. Natwe hari ibintu ugomba kuvamo, umva hari ibintu ugomba kuzuka muri twebwe, hari ibintu ugomba kuzuka mu buzima bwacu, hari ibintu ugomba kuzuka, indwara zigakira. Haleluya. Ubukene bukava mu buzima bw'abantu, kubura bikava mu buzima bw'abantu. Iyo ukeneye ngo hari imvura, ngo Eliya yarongera arasenga, ngo imaze ngo ijuru. Haleluya. Yohereza imvura. Mwami Imana, Mana ihoraho,
duhagaze muri iri jambo ryawe kuko uratubwiye ngo Eliya ari umuntu nkatwe yarasenze ngo arasenga ngo yongera arasenga ngo imvura haleluya ngo ijuru rirafungurwa ngo imvura iragwa mana hari abakeneye imvura yo mu ijoro, hari abakeneye imigisha, hari abakeneye gukira, hari abakeneye iminezero, hari abakeneye amahoro, hari abakeneye kwishima, hari abakeneye amafaranga, hari abakeneye impinduka, hari abakeneye mana ngo ijuru rifunguke. Turasenga mana ngo wongere ufungure ijuru, ufungure natwe ijuru mana, udusukeho ibyo dukeneye, udusukeho iyo migisha, udusukeho mana yera, mana ihoraho mubyeyi mwiza, ibyari byarapfuye muri twe byongere bizuke, ibyari byarumye nka buriya butaka byongere bugire itoto mana, mu izina ry'umwami Yesu. Ari muri finance z'abantu, ari mu gakiza k'abantu, ari mu gusenga kwabo, ari mu masengero hirya no hino, ari muri minisiteri, ari mu kazi kabo, ari muri bizinesi bafite, ari mu bana no mu rugo, ari ubukene bari bafite. Mwami Yesu ndagusabye ngo ufungure ijuru uyu munsi, Mwami Yesu Kristo, ufungure ijuru mana, ufasha abana bawe, ugira icyo ukora, uhindura ubuzima bwabo, ibyanze guhinduka ubihindure mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Ngo hari ukuntu haleluya ngo ibintu byumye, ari abari mu madeni, usuke mana, ufungure ijuru ubasukeho mana imigisha, babashe kwishyura ayo madeni mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Mana ibitandukanye hirya no hino, ibyo bifuza ku mutima wawo, wowe uzi ngena nazi, ariko ndabasengeye mwami, uko wambwiye ko icyo nzasengera cyose mana uzanyumva. Niyo mpamvu nzamuye ijwi ryanjye nsengera abana bawe hirya no hino, ubagirire neza mana, ufungure ijuru mu izina ry'umwami Yesu. Udusukeho imigisha yawe, udusukeho imigisha yawe, lekosi prada santele baya. Mubyeyi mwiza ugirire benshi neza, ari imfunguzi ifungure, abarengana mana barenganure, abari gutabaza ubatabare mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Mana ihoraho, bariwe batumbira nta wundi, uko ari wowe nyine ushoboye gufungura ijuru ukagwisha imvura kandi ubutaka bukagira gute ngo bukeze imbuto zayo mana, imbuto zere muri bo, haleluya, hagira ibihinduka mu buzima bwabo. Abatezaga imbuto ari n'abahinga nabo mana boza imbuto, ari abacuruzi bacuruze, haleluya. Minisiteri haleluya zaguke mu izina ry'umwami Yesu. Wagura abana bawe mu byo bakora, ari mu bifatika, ari mu buryo mwuka, mu izina ry'umwami Yesu. Mana yera urakoze n'ukuri ndagushimye ko ari wowe ushoboye gufungura iryo juru. Urakoze mana ko ari wowe ushoboye kugwisha iyo mvura, kugusha iyo minezero, iyo haleluya, iyo mahoro mu izina ry'umwami Yesu. Ndabigushimiye bikuye ku mutima wanjye mana, ko hari abantu bose bagiye kuzana ubuhamya, bagiye kwakira ubuhamya, bagiye kwakira impinduka, bagiye kwakira gukira, bagiye kwakira abana, bagiye kwakira akazi, bagiye kwakira urugo rwiza, bagiye kwakira impinduka, gukomera no kwambuka. Hari n'abategereje amaviza hirya no hino mana, amaviza yaratinze, asohotse mu izina ry'umwami Yesu. Faveri yawe ibagaragayeho mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Mana urakoze, harabukirije amavi, harabukirije amaguru, harabukirije mu nda, harabukirije mu gatuza, harababara umugongo wanze gukira, harabukirije muri aka kanya kuko ijuru ryadufungukiye mu izina ry'umwami Yesu. Harabakiza umutwe, harabakiza indwara zo kuva imyuna mu izina rya Yesu, indwara zo kwikubita hasi, haleluya, mu izina rya Yesu. Mana ndabigushimiye muri aka kanya, ndagushimiye ko ari ibyo ukoze. Urakoze mana, urakoze mutanga bugingo, icyubahiro cyose kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mana, turagushimye n'ukuri tuvuye ku mutima wacu mu izina rya Yesu. Amena. Bene data ni mwakire rero, mwakire kandi mu kwakira kwanyu munashime Uwiteka, musangize n'ijambo n'abandi hirya no hino, n'abatararimo no muri basangize, kuko ari ibyo Imana ikora mu buzima bwacu. Yari Pastor Ruganda, bakunda cyane. Amen.